ntabwo wayarya ngo uyamare. Nanjye ubwanjye nyirayo nimukabege, nanjye ubwanjye nyirayo byarananiye kuyamara ngo ni weho waza ugafata amafaranga yanjye ukaba. Reka nkubwe amafaranga yanjye ni umuzi. Uzi cyabaye umuntu umwe agize gutya ngo abanyibye 100,000 nakubeshye nibyo nari nsigaranye, nta kintu nari nsigaranye. Kandi ibibazo byanjye yarabizi, antekera umutwe arayatwara, aravuga ati John bararangiye. Kandi koko nanjye nabonaga ndangiye, kikwereka ko amafaranga ari umuzi. Mu minsi 3 njya kubona mbona hari ahantu wamuzi urashibutse. Mu minsi 3 njya kubona mbona umuntu amaye amafaranga 500. Mu yandi magambo muzuhita ushibuka w'icyitwa amafaranga. Reka nkubwire ntabwo amafaranga yanjye ushobora kuyamara. Ariko wa mana urakomeye. Urubuga rw'abantu 337 ntwererwa n'abantu 16 ibihumbi 64 bose bakajya bavuga kuko najyaga mbwira abantu bawe nzakora ubukwe bukomeye uzanyura kuri televiziyo y'igihugu buzaba ari ubukwe budasanzwe. Ibyo nkabibwira abantu kandi wacu turabakene ukibaza ubundi byo nabikuraga nari nariringiye abantu kuko Imana yamaye abantu babakire ubugenziranye n'abakire banakomeye. Ariko wa mana ndangije ndabiringira ku rubuga bakajya bandeba mu maso. Reka ngire habura nk'iminsi 4 ubukwe bwari bube ku wa 5 kandi noneho ku wa 2 uwo nari niringiye wundi w'imodoka mbona umuntu w'umukire nkavugana kuva turi inshuti azantwerera nk'ibihumbi nka 200 ko afite akazi keza kandi mu modoka ziwe 5 imwe rwose izaza mu bukwe nkumva nibyo kabise. Njya kubona mbona umwe muri bo nari nizeye ku rubuga ashyizeho ibihumbi 15 abampaye n'akamesaje aravuga ati imodoka zanjye zabonye ibiraka ntizizabihare ati nanjye nzagenda muzanyu. Ye baba we muzanyu John sinzabyibagirwa ndwara diyare. Narwaye diyare ntariye nabi n'ukuri kw'Imana naki. Ye baba we njya kumva numva mu nda hajemo ubwoba haratigita numva umuriro uratse njya kumva numva inyuma ngo ibintu ya papa kubera iki ubwoba. Hasigaye ikibazo cy'amafaranga 200 arangije arambwira ati genda dusenge hari igitangaza kiri buturuke genda usenge uko biguhangayikishije nanjye birampangayikishije. Ajya ku kazi akorera mu kigo Kanombe. Muri uko kujya mu kazi no akora muri side y'iby'abaganga. Yego no we akigera mu kazi yahise ajya kuri CSS bank ajya kuguza amafaranga afata credit y'ibihumbi 200. Arampamagara ngo nimusanga ku kazi arambwira ati jewe ndasenze igitangaza kirabaye ngwino nkubwire. Ndagenda ahita afata amafaranga 200 arayamba. Ntabwo yayangurije ntiyanambwiye yuko yayagujije we yampaye amafaranga. Amaye amafaranga mu byumweru 3 abana be bahita babirukana ku ishuri bafunguye gutya beguye. Nibwo bwa mbere John nari mbonye amafaranga ngana kuri umugabo yabitse amafaranga jewe nje kubikuza amafaranga atajya no mu 700. Noneho hagati muri ibyo bibazo mpita ntekereza kuri cya gikapu ndavuga nti wa mana ubu nta n'uburyo yaba gishyize mu modoka ari burara ajya ari bubyuka ajya kuyabitsa ko mu bakire habimbwa. Nta kuntu imbwa yagenda ikaterura icyo gikapu nk'impanuka yarangiza ikakizana atumbi settinga muri genda ndavuga nti basi imbwa yo mu bakire itwara igikapu. Nari ngeze ku rwego mvuga nubwo amafaranga baba yibye bakayanzanira ariko nkava mu kibazo. Nubwo baba bahemukiye umuntu bakayanzanira ariko nkava mu kibazo. Ndavuga nti hagira imbwa yatwara amafaranga yanzanira kusenga gusa ahubwo se na nijoro ko nabirose ko igikapu cyaje yagikize ku muryango bwakeye mu gito. Ariko wa mana ugira inzira nyinshi. Turabasuhuza Nshuti bakunze Impambanyayo TV amahoro y'Imana abane namwe aho muri hagiye hatandukanye. Uyu munsi twagize umugisha udasanzwe duhuye n'umukozi w'Imana. Abakozi b'Imana murabona ko turabafite 2 ariko hari umwe tumenyereye ariko mu by'ukuri tumuzi ibyiza byinshi bigiye bitandukanye. Ariko turakubona n'undi muntu udasanzwe kuri kamera Impambanyayo TV n'ubwambe ni n'umugisha tugize. Reka twakire umukozi w'Imana Prophète Sekazuba umushumba wacu dukunda cyane amuduhere ikaze. Karibu. Murakoze cyane kuduha ikaze ku Impambanyayo TV nk'uko Felicien yavuze n'umugisha ukomeye. Ubundi mwari mutumenyereye kwicara ku
mpambanyayo TV ndi umwe munkurikiye ariko ni igitangaza Imana yakoze gikomeye cyane. Uyu munsi turi kumwe n'umushumba nkunda cyane, inshuti yanjye, agiye kubibwira mu kanya, ariko uyu munsi ni igitangaza. Ni ukuri. Uyu munsi amavuta arakandagira amateka. Amavuta arakandagira amateka. Uwo muntu rwose arakoze Felicien. Reka twakire umushumba abibwire. Byashobora kuba aribwo bwa mbere umubonye cyangwa wenda umubona ahandi hatandukanye, ariko uyu munsi ugize umugisha kumubona ku Mpambanyayo TV. Uhabwa umugisha rero. No wari umenyere guhabwa umugisha biturutse mu kanwa ka Profete Sekazuba cyangwa Pastor Sekazuba. Uyu munsi urahabwa imigisha ni dabo. Nyakuwa Pastori Reverend, turakwakiriye. Reka wibwire umuryango mugari wo ku Mpambanyayo TV. Ni karibu. Haleluya, haleluya. Amazina nitwa Pastor John Ndayisenga. Muri kuvuga ngo ni igitangaza, ariko jewe sindi kukibona, ariko ubwo wenda mwe mwakibona. Igitangaza kiratugwiririye, kiraje. Kiratumanukiye. Pastor John Ndayisenga. Mba hano mu gihugu cy'u Rwanda, mu mujyi wa Kigali, ahitwa i Kanombe. Mbarizwa mu itorero ryitwa Successful Christian Ministries, riyobowe na Bishop Ntambara Saturday Nosa. Niwe mubyeyi wanjye mu buryo bw'umwuka. Amen. Ndashimira Imana kubwo guhura n'umuhanuzi, inshuti yanjye, by'umwihariko inshuti yanjye. Yego. Kandi buriya agiye kugira ngo abantu, kugira ngo umuntu agere ku rwego rwo kuba inshuti yanjye, ntabwo ari ibintu biri aha ngaha, kuko ubu ndebera aha, ndabizi ko muri iki gihugu ndi mu bantu bafite inshuti nyinshi, ariko mu makuru utari ufite. Ubu umubare w'inshuti mfite ntakubeshye, ngiye mfite inshuti 9 zonyine. 9 zonyine. Kandi ndi mu bantu bafite icyo bita inshuti nyinshi muri iki gihugu. Ushobora no gusanga ku isi ndi mu bantu bafite inshuti nyinshi, ngiye mfite inshuti 9 zonyine. Kandi telefone yanjye mfitemo abantu bagera nko ku 4,000 muri telefone ebyiri. Ubwo abantu ntubakujeho bakagira telefone tuziranye. Kumenyana ni kimwe no kuba inshuti y'umuntu ni iki. Ahubwo abantu basigaye bita abandi inshuti kandi atari inshuti. Abanyarwanda nibo badekaraye cyitwa inshuti. Baravuga ngo inshuti ni ibintu bitatu bundi. Icya mbere, inshuti muragendana ntigusiga. Kabiri, inshuti murasangira ntigucura. Gatatu, inshuti murasurana. Nanjye ndashaka kukubaza, bigenzurire mu bantu ufite. Ako komese njya mu mwuka wo gusobanura ibintu. Komerezaho. Ni wa mugisha twavuze arega. Komeza endereya. Komeza. Ubundi ntakubeshye, umuntu mutarasangira, umuntu mutarasurana, umuntu mutarasengana, ubishaka ubitabishaka, kabone n'icyo yaba kumara icyo ari cyo cyose, ntabwo wari inshuti yawe, gusa ni umuntu muziranye. Ahubwo ibaze, mu bantu ufite, urumva ufite inshuti zingahe? Kuba umuntu mwarasangiye, mukanasurana, mutarasengana, ntabwo yujuje ubushuti. Iyo si inshuti, ni umuntu muziranye. Inshuti igomba kuba yujuje ibyo bintu bitatu: gusangira, gusengana no gusurana. Umuntu duhuriye hano i Kigali, iwacu ntahazi, ngo nuko ampaye amafaranga ankuye mu kibazo, ngo nuko ngaburiye nari nshona, ngo ubwo ni inshuti. Inshuti itazi wanyu ni inshuti bwoko. Ntabwo ari inshuti. Mwige gutandukanya abantu tuziranye ndetse n'inshuti. Haleluya. Amen. Je rero ndi mu bantu bafite inshuti 9. Ahubwo nabaza, wowe unkurikiye, waba uri mu Rwanda, i Burayi, Australia, ku migabane yose, yaba n'uyu wacu wa Afrika, ufite inshuti zingahe? So ndashimira Imana rero ko mfite inshuti 9 urimo mushumba. Mu inshuti 9 urimo. Kandi ikindi kidasanzwe, jewe ushobora kuba inshuti yanjye je ntari inshuti yawe. Bibaho. Ushobora kuba inshuti y'umuntu yatanga ubuhamya, ariko atagutangira ubuhamya kuri inshuti. Rero mwige gusobanukirwa ibyo. Ahubwo ndabacarenje. Ubwo se nta bantu bagukundaga bagufataga nk'inshuti bahise bavuga ati adukujeho? Ni ukuvuga ngo mvuze ukuri kandi ukuri urabizi. Ngushyiraho cyangwa ngo ngukuzeho, mvuze ukuri. Mu bantu 9 niba ubizi kurimo, ubwo urimo. Utarimo, uri umuntu tuziranye, nturi inshuti. Kuba twahuriye kuri televiziyo tubwiriza ubutumwa si ikimenyetso cy'ubushuti. Kuba dusengana mu rusengero ntabwo ari ikimenyetso cy'uko uri inshuti. Ahubwo nk'ubu
madamu wanjye ari mu nshuti zanjye, ubwo ntasigaye 8 na mama ari mu nshuti zanjye, hasigaye 7. Twarasenganye na madamu, kandi gusenga nashatse kuvuga ntago ari ukuba mu itorero rimwe, kuba umuntu mushobora gufata umwanya nk'uko mwicarana ku meza mugasangira ibiryo, umwe akishyura cyangwa undi akishyura bitewe n'aho mwahuriye. Mbese mwari bwafate umwanya ngo musengane. Gusengana ni gusenga ni ukuganira n'Imana. Mwari bwafate umwanya n'umuntu wo wita inshuti mukaganira n'Imana hagati mu rugendo mukundanamo nk'uko musangira ibiryo. None se yabazi wanyu kankwereke nk'inshuti imwe ikintu yankoreye. Nari mfite ikibazo cy'amafaranga 400, mfite 100 njya kureba umuntu, kumbe yari inshuti yanjye, ndagenda mugana, iwacu arahazi iwabo ndahazi, twarasenganye twarasangiye, ngenda mubwira icyo kibazo mfite, arangije nawe nsanga ntafite amafaranga, yari afite 100 byonyine, arabima. Numva ko ngize 200, hasigaye ikibazo cy'amafaranga 200. Arangije arambwira ati genda dusenge, hari igitangaza kiri buturuke, genda usenge uko biguhangayikishije nanjye birampangayikishije. Ajya ku kazi akorera mu kigo Kanombe, muri uko kujya mu kazi no akora muri side y'iby'abaganga. Yego. No we akigera mu kazi yahise ajya kuri CSS bank ajya kuguza amafaranga, afata credit y'ibihumbi 200. Arampamagara ngo nimusanga ku kazi, arambwira ati jewe ndasenze igitangaza kirabaye, ngwino nkubwire. Ndagenda ahita afata amafaranga 200 arayampa. Ntabwo yayangurije, ntiyanambwiye yuko yayagujije, we yampaye amafaranga. Ampaye amafaranga mu byumweru 3 abana be bahita babirukana ku ishuri, baraza baba mu rugo ukwezi kose. Kumbi mu gufata iyo credit ntabwo yari bwongere ngo ajye gufata credit hatarashira amezi 3 kugira ngo abana bajye ku ishuri. Mu yandi magambo akajya ahembwa yishyura banki amafaranga yamaye ngo nkoresha kubwo inshuti ye. Ni kubera iki? Ndi inshuti ye. Umva icyaje kuba rero, Imana icisha inzira mu buryo bwinshi. Niviriye ku kazi igihe kimwe, nari mvuye gusenga, ntago ari ku kazi, ariko jewe mbyita akazi kanya kuko niwo murimo nkora. Jewe ndi pasitoro, nta kandi kazi, kandi ibyo biranyambitse birangaburiye. Kubera iki? Mbikora neza, je mfite uwo nkorera witwa Yesu. Ni nkuko madamu wanjye afite akazi ka leta, afite bosi we, nanjye mfite bosi wanjye, kandi bosi we amuhemba neza. Bosi wa madamu ntacyo ngushinze, umuhemba neza. Bosi wanjye Yesu ntacyo ngushinze, umuhemba neza. Niko bundi ne mwese muhabwe promotion n'aba bosi banyu. Haleluya. Ngo kandi ndazamutse nta bindi, nari revera pasteur sinzi ndi titire bajyaho, ubwo nazamutse. Amen. Madamu nawe ku bitugu ni hajya kandi yego rwose ku bitugu ahubwo ni hano kamwe kari hano kandi nta kuntu ahita azamuka haka. Amen. Mbese bosi we. Amen. Nimutangazwa n'ukuntu seka nababaye igihe kinini, none ngeze mu kanya ko guseka. Reka nisekere igihe nababariye ni kinini. Umva icyabaye rero hagati muri ibyo. Hari umudamu umwe twigeze gusengana ababaye, Imana irankoresha mwaturaho umugisha. Mu myaka 4 yari amaze yarabuze akazi, kandi afite diplome ihanitse. None ndagenda turasenga, twasenganye iminsi 3. Arangije Imana imugirira neza, imuha akazi keza, ahembwa amafaranga menshi. Arangije nza kuzamuka ngiye mu bitaro gusuhuza uyu mubyeyi w'inshuti yanjye. Nari nje ku bitaro, ndavuga sinagenda ntageze muri biro ye ngo musuhuze. Ndahagera. Muri uko kuhagera, wa mudamu umwe nasengeye aba yaje kuvuza mama we. Kumbi ngo nimero yanjye yari yarayibuze, connection yarakatitse. Ako kanya aba mbonye ntambuka ninjira muri biro y'uwo mubyeyi, ansangayo.
haraza ati Pastor John ye mana we waranabyibushye n'ukuri urasa neza twaherukanaga kera arongera ampa amakuru turibukiranya numva ndamwibutse duha Imana icyubahiro arambwira ati hanyuma gato rero ndaje gato nkusanga aho ngaho muri uko kuza yaje anzana sinjya mbyibagirwa anzanira envelope irimo amafaranga 700,000 muri uko kunzanira iyo envelope ntarareba n'amafaranga arimo twicaranye aho bakimara kuyima arigendera asigarana na wa mubyeyi ndavuga nti disi dore bampaye akamvelope kuko bakampaye areba mwishimwe ryanjye akimara kubima ntaranareba n'ikirimo wa mubyeyi tuba turi kuganira kuki ku cy'abana be babirukanye kandi amafaranga yari ntayo ndangije ndamugana rero kuko ari inshuti yanjye ndamugana byanga byakunda simbizi ariko ushobora gusanga hari ikintu Imana iremye akira iyi envelope uko bayimpaye irimo amafaranga ntari bubure n'umwana umwe asubiza ku ishuri wowe genda ntari bubure umwana asubiza ku ishuri utayabaze ntago nigeze nyaba waramuhereje kumenya ngo ni 700,000 niwe wampaye amakuru kuko byashoboka Satani atera kwishi byashoboka ko iyo mba nayabaze nari kugabanyamo wenda kabiri nkamuha ariko ntago niriwe ndebamo numvise umutima umpata gusa byonyine ntanarebye ndavuga niwe waje kubisobanura ambwa ati harimo 700,000 yakoze iki 400,000 bamwishyuzaga ku ishuri by'abana ahita ajya kubitanga abana basubira ku ishuri ngo ku ideni rya bank yarasigayemo amafaranga nibwo yahise asobanura ko amafaranga yamaye yari yayagurije bank aragenda arishyura asigara naho 193 amubeshaho n'abana be bivuze iki uwo muntu ni inshuti yanjye n'ubu kandi sinjya nkwibagirwa umunsi ku munsi mama ndagusengera abana bawe ibanezeze kandi nawe Imana ikomeze kuzamure gusiga igikundire mu kazi kurindi bikubabaza hanyuma hari yego nkubwiye ku cyitwa inshuti hanyuma wavuze uti Reverend Sekazuba ni inshuti yanjye mugire kuntu mutuganiriza kugira ngo mu by'ukuri n'aba bantu bitiranya abantu ngo ni inshuti zabo cyangwa se ukuntu umuntu abana n'umuntu mu by'ukuri akavuga ati uyu muntu ni inshuti nyamara wapi abantu benshi bafite ibikomere batewe n'inshuti nyamara ubirebye neza dushingiye ku magambo yawe utubwiye kandi koko ni ukuri wasanga abantu barakomerekejwe n'abatari inshuti bakoze ibyo bagombaga gukora kuko si inshuti zabo gira icyo tubwira udusangiza hagati yawe na Sekazuba muri ubwo bushuti wenda umushumba atari yavuga ari ikintu atekereje yavuze njyana mu mwuka cyane yego kandi atubwiye ibintu bikomeye cyane rwose ikintu gikomeye kinkoze ku mutima aravuze ati yo Satani iyo ndeba muri ya envelope hari igihe Satani yantegeka agasimbuhereza uriya mudamu ari amafaranga yari kumusogombeye Satani ni ubwenge yonza kumenya ko harimo 700,000 nari kumuha 3,500 nanjye nibura ngasigarana 3,500 yego niko nari bubigenze ariko nagira ngo nkubwire mu mibereho yanjye abantu tumaze kujya tuhura benshi haba muri iki gihugu ndetse no mu jewe mvuga ukuri ntabwo njya kukubeshya kabiri nzi uko Imana ivuga nzi nuko abantu bavuga ayo majwi nzi kuyatandukanya n'amazwi y'ibisimba jewe imbwa ivuze n'inkoko ikavuga nakubwira nti ibi bintu biratandukanye iyi ni inkoko iyi ni imbwa je rero sinjya kukubeshya iyo nza gupfundura iya envelope ntabwo nari kumuha 700,000 yose ubwo ntibyabivuze ko wicuza ariko nanone sinicuza yuko ntapfunduye iyi envelope kubera iki nayihaye cyitwa inshuti yanjye kandi noneho ikintu cyahise kinkomeza mu mutima ni ijambo yambwiye ngo amafaranga naguhaye nari nagujije banke kandi sinakubwira ko nkugurije kandi sinari nakugurije ahubwo naguhaye amafaranga agukura mu kibazo ndashimira Imana nanjye ko yampaye amafaranga amukura mu kibazo mvishuti yego ubundi inshuti zigirana umumaro amen ndagaruka ku byawe uyu mugabo ntabwo haramara amezi 3 duhuye mvuga ukuri nta mezi 3 tumaranye ariko muri ako kanya twabaye inshuti gute najyaga mubona kuri YouTube nawe ndabizi ko yandebaga kuri Flash TV ko yaranganiriye ako tubanze dusenga Mana ndagushimiye turi hano tuganira hari abagiye kudukurikira mu gukomezanya
ko ijambo riratubwira tubwirane amagambo meza yururutse imitima. Reka mu badukurikiye hagira uw'umutima wururuka, hagira unezerwa muri byose, hagira uwongera gusubiriza amasezerano, hagira uwongera kubakira urugo rwari rusenyutse, hagira uwongera kugarura agaciro kari karatakaye. Reka hagati mu kutwumva ugira icyo urema Mana, kuko uri byose muri byose, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Ntugarukeho ntarabyibagirwa. Twongeye guhura mu bintu byagaragaraga nk'aho ari impanuka, aho umupasitori umwe yantumiye n'umu apotre agiye kwimika abashumba be. Arantumira njyayo, mu kujyayo ambwira ko yatumiye n'uyu mugabo ari buze. Yego. Noneho mu mwanya w'abo bashumba ndabahamagara ndabaza se mu modoka mufite mu mwanya ngo muntware sintega akamoto, ubu ndebera nta modoka ndagura. Yego. Arambwira ati umwanya washize, ariko hari umushumba uri inyuma afite imodoka yagutwara. Aba mpuje n'uyu ampa nimero. Uyu naramukurikiraga ariko ntafite nimero ye, ariko amakuru nyumva social media muzika ivuga byinshi. Niko kuza arantegereza hano ku muhanda, nanatinzeho iminota 17 banyibuka icyo gihe twabivuganyeho. Aho baparitse bantegerezaho iminota 17 bona kubageraho. Tugenda tuganira. Yego. Abona ukuntu mvuga Yesu ko nageze aho ngaho nyobora ibyo bintu, ibyo birori byari byabaye. Ndabiyobora nawe abibwirizamo, uwo nawe arimika. Yego. Duhita tubera icyo bita abantu tumenyaniraho. Nyuma y'ibyo byose twicaranye ku meza, mfata isahane nawe afata isahane, aragenda ararura nk'ikimenyetso cyo kugera gute gusangira. Yego. Pose titangore. Uyu mugabo agera ku rwego rwo kuntumira ku rusengero iwe. Mu yandi magambo menya iki, menya aho akorera. Ubu ndebera hajye nta n'urusengero mfite nyoboye. Urwo nyoboye ruri hano mu mutima, ruraza kugera aho abantu barureba ku itariki 21 z'uku kwezi. Amen. Kuko nari mfite aho nkorera, ariko nahawe inkoni y'ubushumba inyemerera kujya gutangira gusobanura kuri uyu mugabo. Yego. Njya ku rusengero iwe mbwirizayo. Mu yandi magambo tuba dushohoje ikindi cyitwa gusengana. Yego. Twarasenganye, twumva icyo Imana ivuga hagati yanjye nawe mu rugendo. Imana iraducomekana, ubu turakundana. Yego. Turakundana. Ikirenze icyo ngicyo twongera guhurira mu giterane. Mbere y'uko icyo giterane kiba, erega ntabwo ari kera, nejo hashize. Ndi kuva mu rugendo ari kuri posters nanjye ndiho, tugiye kurwanya ibiyobyabwenge, tunafasha abatishoboye badafite ubwishingizi mu kwivuza bita mituweli. Ni mu gihugu cy'u Rwanda, bantu mudukurikira muri mu bihugu bitandukanye. Hano tugira icyo bita ubwishingizi bita mituweli. Aho tugiye gufasha abantu badafite ubushobozi bwo kwibonera mituweli. Turi muri ministry yitwa Dorcas, iyobowe na Poso Kerere. Kukubwira amakuru yuzuye igeze imbeshya, niteranya nawe se nshaka iki. Sinanavuga ngo Imana iravuze itavuze, ye nyirusha gukora, Imana nyirusha ibyo ikora. We nawe atari inzira ibishakira inzira ngo nze kwiteranya nawe ngo kugira ngo unkunde, unkunda mu gitondo saa 6 ukanya ngo umuntu nikateye ntunkange. Yego. Uyu mugabo arampamagara arambwira ati rero ndashaka kurara iwawe. None se niba mumuzi mwe n'ubwa mbere mu mbonye, ariko uyu muraziranye, ukuntu ababwiriza ubutumwa, ukuntu abahanurira, ni umukozi w'Imana, kandi Imana dukorera si inkene. Yari afite amafaranga akiva Musanze, yagombaga gufata 50,000 akajya muri hoteli akishyura akaryama. Ariko arangije aravuga sindyama muri hoteli, ahubwo ndashaka kuza iwawe, mwakira iwanjye barahabonye. Mu yandi magambo cya gatatu kiba kiruzuye cyitwa ubushuti. Twasangiriye ku meza amwe, twarasenganye mu rusengero, ko naramusuye. Gatatu ari iwanjye. Amen. Amen. Arayo. Arahazi. Bitatu arabyujuje. Iyi rero ni inshuti. Nari mfite inshuti 8, iya 9 nayibonye. Rero nawe uri kudukamera, ntabwo uri inshuti yanjye, ariko turaziranye. Twahuriye mu giterane, uri gukamera. Ikindi uranyibwira, ariko nakubeshye, iwanyu ntaho nzi, iwawe ntaho nzi, ntabwo uri inshuti, cyakora turaziranye. Yego, turaziranye.
kumenyana biteza intambwe yo kuba icyo bita inshuti. Ba nshuti yanjye ndagushimira kuri inshuti yanjye. Prestation rero. Prestation. Murakoze. Yewe mu by'ukuri ubivuze neza. Hanyuma mushumba Sekazuba agira icyo hongeraho ku bushuti. Sasa ariko mu by'ukuri ubwa ikiganiro ni cyiza cyane. Nabanye na benshi kandi koko hari abo tuziranye bari n'inshuti ariko John ni inshuti nziza. Njyewe ico nakundeye John ni iki? John ari muri ba pastori cyangwa abashumba batakubwira ngo wambaye umukara kandi wambaye umweru. John ni umushumba, hari abantu tugira mukaba mwakundana mukaganira nkuko bivuze ariko mukamutasangira, mbega biyoberanya cyane. Ariko Pastor John yumva na 500 afite nubwo abubitse menshi yayakuramo mukasangira. Niko ateye, mbega muri make aranyuzwe. Ikindi cya kabiri, Pastor John ni umuntu muri gahunda mu gihe tumaranye gitoya, uko wamutungura kose, yaba yabwiwe nabi yaba yabwiwe neza, ni umuntu ubona akeye mu maso, yishimye nk'umuntu pe wamaje ukatisha cyo kuja mu ijuru. Kuko nubwo turirimba ijuru, hari benshi turi batukavate ariko ejo turakora cyane tuzarijemo. Ariko John ubona ari nka wa muntu warangije gusinya nta kindi kintu agikeneye ku iyisi. John, Pastor John, hari abantu dushimishwa no kuba tumeze neza. Urumva ubonye amaseka n'icyubahiro cye, wake kuko ngo ni umuntu uje amataje mu mujyi wa Kigali, ni umuntu ugenda mu maveti nuko wenda azayatunga Imana bimubwiye, kuko nubwo atayafite ayafite mu isezerano, nubwo atagenda mu modoka arayifite mu buryo bw'isezerano, mu buryo bw'umwuka rwose, nubwo adafite etaje mfite mu buryo bw'isezerano arayibitse. Ariko ni umuntu utari wa wundi wahita ukwereka ko byacitse. Ica gatatu, ni umuntu natumiye. Urabona John arakunzwe, Pastor John mu gihe cye. Rero ni umuntu atumiye, ntiyambwira ngo none ngo ndazane, kuko aramaje kumenya. Araza amenya umurimo ndiho, amenya urugamba ndo rwo gutangiza umurimo. Araza afata amafaranga ye aratega, araza ashira itafari ku murimo ndi gutangiza, abwiriza ubwoko bw'Imana n'ubu bukirimba ngo Pastor John, burimba Pastor John. Amen. Ntago yambwiye ngo ndaje ariko mu gutahuramo 100,000. Pastor John namusezeho nkangurutya, ndamugana ico kora ngize umugisha, koko namufita nk'umushuma mugenzi wanje. Ndi mu bihe bigoye mu bwiza ukuri, ko nari maje kumusuzuma rubwira n'ukuri, agahita kwandagaza, tugatinya kumubwira ukuri kose, ukaniyagaruka waje no kuguza nka Felicien nguza mu wamuhamagara nta kwitaba. Babarira uyu muntu uko namubonye mu buryo bw'umwuka sindamukira, nguriza ndebe wenda sigenda hangana nawe. Ariko n'umutima we wose naramubwiye nti mushumba, wanyemerera ko ndi mu bihe bibi ariko nkagirirwa umugisha wo kukugeza Nyabugogo gusa. Nico kintu namubwiye, ndavugisha ukuri nkuko nayimubwiye. Ndi mu bihe bibi bigoye, ariko sikomeze nejo byahinduka. Uyu munsi wanyemerera pe nkagira umugisha wo kugeza Nyabugogo, ibindi Imana izakwihembera. Aravuga ati mushumba mugenzi wanje, ibyo no, ibyo ntugire ikibazo. Araseka arishima, numva ndabana Imana mu nshuti wambwiye mbabaye. Uyu mugabo ni inshuti yanjye. Nkuko bivuze rero, kumuhamagara nge namuhamagara ngeze Kigali ntararariwe, ntabwo napanze ko ndarariwe. Imana yanyemeje kurara kwa Pastor John, ndahantu kurara rume kwa Padiri Kagugu. Ni mugoroba numva ijwi rirambwiye ngo wari ugiye kurara ku Muhima ntabwo ukigiyeyo, akura Pastor John. Urumva kimuhamagara yari no mu rugendo rwakora, avuga ati wenda ndaza narushe, sinshaka kwigora niki. Abarambwiye ati ati n'umugisha, ati va yurari wanje, numva afite mbese iki. Urumva naramukunze, kandi mu buzima bwanjye nsaba Imana ngo Satani araturwanya ariko nzarinde mfashe John ari inshuti yanjye. Nubwo dufite itegeko ridukiye ngo dukundane, ariko John ni pastor mwiza cyane, ni umuntu. Pastor John, ndashaka kukubwira ikintu gikomeye. Ndi inshuti ya 9, uzagira n'inshuti 100. Ndabivuze nk'umuhanuzi. Ariko nanje
mu kintu cyose uzabona nshoboye nk'inshuti yawe uzanyakure. Amen. Niyo mpamvu nanakwemere ngo n'urugendo nari mfite nanabivugire hano ku iyi televiziyo, n'urugendo nari mfite rwo kujya Nairobi naruhagaritse kubw'umurimo uzafungura kuri 21 z'uku kwezi. Amen. Ndavani umuntu abaganda abafumbira no vango intoki zose nuko nabana. Niba Pastor John mu cubahiro ce yarahagurutse akazi Musanze kuki yafungura umurimo ngo nshatse kuja kwiyerekana iyo ngiye kubwiriza hanze. Niyo mpamvu nahagaritse urugendo kubw'igiterane cawe ufite cyo gufungura umurimo kwiriya tariki. Nzaba ndimo nkuko turi inshuti mu nshuti zawe, nzaba nkwicaye iruhande. Ndabyiyemeje kandi ndasaba Imana izadushoboza. Reka nsabe n'abantu umuntu wese ushaka kugira inshuti yandikisha kuba inshuti ya Pastor John no kuba ya Pastor Sekazuba. Mwembi wiyandikisha oya ntabwo reka nanjye nivuze kuko ubundi uko bisanzwe inshuti yawe aba ari inshuti yawe, sibyo ko kuri se. Ubwo rero mu by'ukuri aba bagabo inshuti yo dukurikiye mu by'ukuri iyo turimo tuvuga amagambo nk'aya ngaya ni muri bwa buryo bwo gutanga impamba. Aba bantu barimo baravuga ukuri nyakuri, barimo baravuga impamba nyampamba. Mu by'ukuri mwemerere mudufashe. Hari umuririmbyi uvuga ngo nkuko imvura iguye ihembura iki imyaka, ngo niko Imana igira ute ibigenza yeza bagira ute akundana, ngo kubana kwabo kwiza barahugurana. Ako ngako buriya mu by'ukuri urabona ko hari akantu Pastor John yavuze mu by'ukuri uburyo Imana yabahaye umugisha biturutse muri bwa bushuti. Kiriya ni ikintu gikomeye, biragoye muri iki gihe mu by'ukuri kugira ngo ufite ikibazo wirukanyire kuri wa muntu witwa inshuti ngo yemere kurara hangayitse ku bwawe. Birashaka ko ushaka kumusanga nta mafaranga afite, ariko muri iyi minsi abantu benshi barakomeretse bitewe nawo bita inshuti. Ugiye kugenda wayiganya wayibwira ibibazo ufite abwo akagenda mu by'ukuri agukwena akubwira abandi bantu. Gira Pastor John umwanya wawe, gira ijambo ubwira abantu mu by'ukuri kugira mu bushuti bwabo bakongeramo iki mu mibanire y'abantu, kuko Imana itubwira kubana n'abantu bose iki amahoro. Ariko iyo bigeze ku nshuti mu by'ukuri ntekereza ko wakoresha cyane bivuga ngo mugirane neza, ariko cyane aba mu nzu y'iki. Yego ikintu nabwira abantu bakundana muri iki gihe, nagira ngo mbabwire amabanga navumbuye mu minsi ishize itarenga 3, kandi byari bihereye kuri jyewe. Hari igitero cyahagurutse cya Satani gishaka gusenya umubano w'inshuti kandi ibinyujije mu bantu. Nkuko nkawe cameraman Satani yakunyuzamo ubutumwa ngo ubumere Prophet Sekazuba kugira ngo atandukane na John. Rero nagira ngo mbabwire ko ayo makuru ahari, icyo gitero nikikugeraho nagira ngo nkubwire shaka Imana. Numara kubona Imana iguha Mwuka Wera. Uzi umumaro wa Mwuka Wera ni ukutumenyesha iby'intege nke zacu. Mwuka Wera akatubashisha kwihanganira ibitugerageza. Bibiliya tuvuga ngo harahirwa, ntabwo hahirwa ufite vewiti, usibye ko nayo ari nziza. Twaraye tugiye mu giterane duturuka i Kigali twitwaye mu modoka nkajya numva ni umunyenga, nkumva ni ibintu byiza, ni nacyo gituma nshaka kuyigura. Imana iguhereza kabisa, nabyo biryoshye, nabyo ni byiza wabisogongeye. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza. Nababaye ku ruhande rutoya nk'umuntu kubw'ikigeragezo Prophet yahuye nacyo. Ndangije ndisekera ibyo ndabiseka. Kubera iki? Hari ibigeragezo nahuye nabyo, muzanyemerere noneho ndabyemeye kugira ngo nzaze hano kubaha ubuhamya. Utabona nseka muri iyi minota narababaye. Nuko nababwiye ngo mfite madamu nkanabereka iyi mpeta nambaye. Iyi ni impeta ya kabiri nambaye. Iya mbere nayikuyemo pe, sinzabeshya John. Ubwa mbere narubatse biranga, kandi simbyinubira kuko hari igihe umuntu agerageza bikanga kandi ntako atagize. Ariko nanone ntibyanze kuko nabaye umugabo mubi.
mudamurize umuntu w'imfubyi kuko imfubyi aho iva ikagera irasuzugurwa umupfakazi aho bakagera yaba umugabo cyangwa umugore warapfakaye ndabizi ndanakumva agahinda urimo n'igisuzuguriro urimo ariko humura hari igihe uzongera guseka ugira umunezero nk'uwumbonana muri aka kanya Imana yarabihinduye nzi mu buzima bwo kubaho nta muntu n'umwe kwitayeho uhereye ku babyeyi bakubyaye bakakonsa ukageza aho washatse ukageza no ku nshuti ukageza no kuba mu bana bakakureka ugasigara wirwanaho na Yesu wawe ariko hagati muri ibyo Yesu araboneka muhumure hari Imana yongera igatanga agaciro mwatakaje hanyuma Pastor John umwanya uracyawufite inshuti yawe uribuka ko na Yesu barabimubwiye ngo ya nshuti yawe wakundaga Lazaro yagize ute yarwaye ariko icyo si cyo nshatse kuvugaho inshuti yawe Profete Sekazuba yari ifite ubukwe cyangwa se ifite ubukwe ariko ni nabyo ni nako kuri nicyo kinyarwanda tuzi kuko afite umwana ejo bundi azashingira none ubu ngubu mu gitondo yaraye iwawe kubera yaraye ku nshuti ye mu yandi magambo rwose yaraye iwe yisanzuye none bamwibye ubwo mu by'ukuri wowe kubwa nk'inshuti yawe ubwo ntago wibwe ahubwo vuga ngo batwibye ntibabibye batwibye John nagera ngo mbabwire bantu mu nkunda yego kamite mbahana mikrofone buri muntu wese agire mikrofone ye ubundi mbahaye umwanya rwose muganire nimumva musoje ngaho kamera ngwino nawe uyinjiremo bakurebe uduhaye ngwino dore ni ngewe mbahaye mikrofone dore bampaye mikoro none ajya nkubwire batwibye utaza kuvuga ngo bamwibye batwibye ni nayo mpamvu nshaka kubwira abantu b'inshuti zanyu jewe ikintu namaze kubona icyo Imana yagennye ku buzima nubwo abantu bakitambika ariko Imana igihindura amateka niyo mpamvu nsabye inshuti zanyu ndetse n'abantu tuziranye batwibye ubukwe buzaba kwa gatatu n'ubundi muzaba mububona kuri iki kinyamakuru ibyo twavugaga umwana azashyingirwa ariko inshuti yanyu twari kumwe ariko twakira amakuru aturuka mu rugo iwe ko bamwibye ibyari mu nzu byose yewe n'amasaka abantu bari buzanywe mbese byifashishwa mu bukwe bajyana no ku rwego rwo gutwara inka ariko turashimira Imana inka yoyo yagarutse mwibye ibindi ariko Imana nibura iyi nka bayifatira mu nzira yo iragaruka ndashimira Imana rero kuri ibyo byabaye ndashimira Imana ko batwibye kubera iki Bibiliya dutegeka mu binomi byiza dushime turashimira Imana yuko batwibye ariko ntabwo bigeze badutwara amaboko kandi ntabwo badutwaye Imana yari yarabiduhaye yego nanabwira inshuti mudufashe mudutwerere reka mbwira inshuti zanjye zizabona iki kiganiro cy'ahandi kuvuga mufate nimero ya Profete nk'inshuti zanjye mumushyigikire kandi mu kumushyigikira ni ugushyigikira jewe kuko n'ubundi ibirori nzaba ndi kumwe nawe kandi guseba kwe ni uguseba kwanjye kuko inshuti ubu ziri kumwe rero ufate ku masaka yawe ugire wakuraho ikiro kimwe wakuraho bibiri umushyigikire kugira ngo ubukwe buzagende neza kandi nanjye munshyigikire kugira ngo dushyigikire inshuti yanjye fata ku mafaranga yawe ubundi hari ikintu nabwiye abantu bajya bavuga ngo amafaranga ngo abangaba ngo reka nkubwire jewe amafaranga yanjye ntabwo wayarya ngo uyamare nanjye ubwanjye nyirayo ntimukabeke nanjye ubwanjye nyirayo byarananiye kuyamara ngo ni weho waza ugafata amafaranga yanjye ukaba reka nkubwire amafaranga yanjye ni umuzi uzi icyabaye umuntu umwe agize gutya ngo abanyibye 100,000 nakubeshye nibyo nari nsigaranye nta kintu nari nsigaranye kandi ibibazo byanjye yarabizi antekera umutwe arayatwara aravuga ati John bararangiye kandi koko nanjye nabonaga ndangiye kikwereka ko amafaranga ari umuzi mu minsi 3 njya kubona mbona hari ahantu wamuzi urashibutse mu minsi 3 njya kubona mbona umuntu amayeho amafaranga 500 mu yandi magambo muzuhita ushibuka w'icyitwa amafaranga reka nkubwire ntabwo amafaranga yanjye ushobora kuyamara nanjye nyirayo byarananiye kuyamara ahubwo amafaranga yacu ni umuzi kubera iki
kubizera Kristo Hallelujah. kafite byose kabasha gucisha inzira naho zitari kabasha gukoresha abantu uzi nabo utazi Yego. reka nkubwire ubu buzima ndimo kuba narapfushije kuba ndi guseka ntabwo ubu buzima ari jye wabwishyizemo Oya. hari abantu Imana yakoresheje abo nzi nabo ntazi John muri aka kanya ubuzima bugahinduka ntabwo ibi njya mbivuga ntashize amanga kandi iyo mvuga ibintu gihe simba nirarira ahubwo mba nkubwira Imana sinakubwiye ko napfushije napfakaye nkasigana n'akana k'amezi 9 narangiza nkakarera ubu nikagize imyaka 7 sinongeye ngashaka madamu cya gihe nari ndi mu marira ariko ubu gihe sindira ndira gute se ko mfite ibiryo ahubwo nanjye ibintu uko si byari ngombwa ko mbivugira kuri kamera ariko gihe kinjemo ndavuga kiba gituruka ku Mana nanjye umuceri twebwe duhaha umuceri kandi mu nzu uruzuye ntakubeshya reka dufite isoko duhahiramo umuceri kandi si uwa make ahubwo kandi n'ibintu byakati ariko Mana waranakoze uhindura ubuzima bwanjye bwari bushonje ariko ubu nubura burarya bwari bwambaye ubusa ariko ubu ndambara bwari ubw'amarira napfushije ariko ubu nibura ntabwo nyiri mu marira yo gupfusha profete uhumure iki ni igitero Satani yagabye none se reba Satani yangambye igitero bandogera umugore arapfa hagati muri ibyo ahitagabamo n'ikindi gitero mama ashwana na mabukwe bashwanira umwana hagati muri icyo gitero inshuti zimvaho hagati muri icyo gitero Satani yongeramo ikindi cyo kugira ngo mama nyange n'amabukwe anyange hagati muri ibyo bitero Satani akubitamo n'ikindi avuga ngo umwana ntihagire n'umwe mutwara abari giye umwitwarira njya kwirwana umwana w'amezi 9 ntangira kumuheka mu mugongo kumuhanagura kumukora buri kimwe cyose urumva ni ibintu ni ikintu kimwe cyabaye Satani agenda yongeramo ibitero none nawe abonye ucitsa akagozi kuko bavugaga ati uyu mwana azabyarira mu rugo uyu mwana azasebera mu rugo niko abantu baba bavuga ariko Imana ikuraho icyo gihe none naho ubukwe bwari buteguye ibyakabaye bikoreshwa barabitwaye ubu bibwiye bavuga ngo ubukwe kuva dutwaye aya masaka kuba dukwaye ibi bikoresho ubukwe ntibukibaye ndagira ngo mbaha amakuru n'undi waba uri mu kigeragezo kinarenze iki turimo bashobora kuba bakwirukanye ku kazi kandi igihe cyo kwishyura inzu cyari kigeze bashobora kuba bagutwariye abana kandi aribo warusigaranye bashobora kuba bagusenyeye urugo kandi wabonaga mu rugo ariho byari warusigaranye akaye mbese ukaba uri mu kigeragezo icyo ari cyo cyose kigohaguruke ndashaka kuvuga ngo humura iyakuye mu buzima bubi John nawe ntiyakwibagirwa iracyahari kandi ndi hano kugira ngo nkukomeze nkubwira ngo siko bizahora abantu barabona kusebye ariko ntabwo usebye mushuma turacyafite Imana ihindura amateka humure ukomere ubu bukwe tuzarya na neza tuzanywa byiza kandi umwana ari bushyingirwe ubukwe buraba ubukwe bw'icyubahiro kuko Imana ikunda ubukwe Satani nubwo wanyujije mu gikome cyo kugira ngo abantu bibwe ariko Kristo ndabizi kuteze atosita korebo yego ndabizi ko hari ikintu Imana iremye mushumba ibisindi kubikubwira ngo ushyushya oya ahubwo humura icyo Satani ateje ubu ndi umugabo wo guhamya ibyo ngibyo jewe mu bukwe bwanjye niringiye abantu ko bazantwerera kandi nari mbafite n'ukuri babakire ariko wa Mana urakomeye urubuga rw'abantu 337 ntwererwa n'abantu 16,064 bose bakajya bavuga kuko najyaga mbwira abantu bawe nzakora ubukwe bukomeye uzanyura kuri televiziyo y'igihugu buzaba ari ubukwe budasanzwe ibyo nkabibwira abantu kandi wacu turabakene ukibaza ubundi byo nabikuraga nari nariringiye abantu kuko Imana yamaye abantu babakire ubugenziranye n'abakire banakomeye ariko wa Mana ndangije ndabiringira ku rubuga bakajya bandeba mu maso reka mbwire habura nk'iminsi 4 ubukwe bwari bube ku wa 5 kandi noneho kuwa 2 uwo nari niringiye wundi w'imodoka mbona umuntu w'umukire nkavugana kuva turi inshuti azantwerera nk'ibihumbi nka 200 kuko afite akazi keza kandi mu modoka ziwe 5 imwe rwose izaza mu bukwe nkumva nibyo kabise njya kubona mbona umwe muri bo nari nizeye ku rubuga ashyizeho ibihumbi 15 abampaye n'akamesaje aravuga ati imodoka zanjye zabonye ibiraka ntizizabihare ati nanjye nzagenda muzanyu ye babawe muzanyu John sinzabyibagirwa ndwara diyare narwaye diyare ntariye nabi n'ukuri kw'Imana
ye baba we njya kumva numva mu nda hajemo ubwoba haratigita numva umuriro uratse njya kumva numva inyuma ngo shu ibintu ya papa kubera iki ubwoba pare akamamagara si turishyura amatente ryari nta mafaranga mfite wateguye ubukwe se namwe kubuko kambwa isi kanzu turishyura ye baba John ngo done ndakubitika ndwara diyare njya no kubitaro ngizane igikapu sha nije muntu wasenze nkavuga nti Imana inzira yari isigaye ndabona byanze ahubwo nigeze kujya kuri banke ngiye kubikuza amayero 600 umuntu yari yanyoherereje mpagera amahurira n'umugabo uje kubitsa amafaranga afite igikapu cyuzuye amafaranga John nibwo bwa mbere nari mbibonye igikapu nzi ko twebwe tukibikamo imyenda yaje igikapu agitwaye mu modoka barangije baragikurura gutya baraza barambika bafunguye gutya beguye nibwo bwa mbere John nari mbonye amafaranga ngana kuri umugabo yabitsa amafaranga jewe nje kubikuza amafaranga atajya no mu 700 noneho hagati muri ibyo bibazo mpita ntekereza kuri cya gikapu ndavuga nti wa Mana ubu nta n'uburyo yaba gishyize mu modoka ari burara ajya ari bubyuka ajya kuyabitsa ko mu bakire habimbwa nta kuntu imbwa yagenda igaterura icyo gikapu nk'impanuka yarangiza ikakizana atumbi settinga muri genda ndavuga nti basi imbwa yo mu bakire itwara igikapu nari ngeze ku rwego mvuga nubwo amafaranga baba yibye bakayanzanira ariko nkava mu kibazo nubwo baba bahemukiye umuntu bakayanzanira ariko nkava mu kibazo ndavuga nti hagira imbwa yatwara amafaranga yanzanira kusenga gusa ahubwo se na nijoro ko nabirose ko igikapu cyaje yagikize ku muryango bwakeye mu gito ariko wa Mana ugira inzira nyinshi bwakeye mu gitondo mbyutse njya kureba cya gikapu narose kumbe sanga zanzozi ni bya bitekerezo niriwemo yagarutse sinziriye ndebye nsanga ntambwa yaje ndavuga nti ndacyaseba umuntu nibwo yampamagaye kuri telefone ni mama ambaza amakuru ko yabari bamuhaye amakuru ko narwaye diyare ndi ku bitaro ambaza uko naramutse nkitaba ndetse telefone yikuraho fashe ngo ndebe uwo muntu wampamagaye mpita nkubitana kuri abira bintu byose biza muri telefone ibintu by'ama message na call ndebye ama message ahantu handitseho 1000 nkagira ngo ni 1000 kumba ari miliyoni none mfungura ya message neza sanga 1,200,000 sinjya mbyibagirwa mama sinamuhamagaye ubwo nahise ntangira nditigisa ndavuga ntubukwe buraba kuko 1,200,000 haburagaho 300 byonyine ngo ibintu bya tente naho nzasabira hose bibe birangiye kuko nkumva turuwasa ndi buyasaba abantu ariko icya tente kive mu nzira n'imyenda niki 1,500,000 bibe byuzuye ye baba profete dore ngo ndareba kuri whatsap we Solange wangiriye neza sinzakwibagirwa uwo mu Bubirigi kuko uvuga amazina aje ntacyo bintwaye abanyeshyari nyine bararigira ariko wangiriye neza mama Kevin wangiriye neza Melissa sinzakwibagirwa Melissa akumva papa Melissa yerutse no kunkorera igitangaza akumva Imana ku myaka 20 Imana ikora Melissa yampaye amafaranga yo kwishyura indege anyuriza indege kuva nabaho najyaga nyireba mu kirere igenda reka mabwire usibye ishyari ry'abantu indege igira umunyenga igira n'ubuzima Melissa warakoze kungeza mu kirere njya kureba bibiraro ko nivuga ngo turwana n'imyuka mibi n'ibintu by'ahategekaho mu kirere none mbikubwire wowe wabonye ibintu bibera mu kirere mwebwe turi kuvugana mutarayigenda mubumba afite amakuru y'ibibera mu kirere aleluya indege ubu najya nkubwire wowe munyamakuru indege ngiye kukubwira ibintu bibera mu kirere se ko nabonye harimo iyindi si uzi ko umuntu ibi bicu tureba uzi ko hejuru y'ibicu hari indi si nayigezemo aya ni amakuru ndi ku indege Melissa warakoze unkorera ikidasanzwe Melissa sinzigera nkwibagirwa mu buzima bwawe mpora ngusengera wowe n'umwana wawe ngo Imana ikomeze bahe igikundiro kandi bahaze uburame kandi muramire kubona ibyiza warakoze ibi byose mbivugiye iki no kukubwanga prophet humura Imana icisa inzira aho zitaka mu gitondo telefone yanjye yuzuye amafaranga harimo miliyoni zigera hafi 9 kandi nari nasebye Imana ntiyakoresha iyo mbwa ikoresha izindi nzira ariko jya nizereye kumbwa vuga ntiratwara amafaranga y'abaki umushuma nagira ngo nkubwire mu nzira zirenga ibihumbi Imana ifite zo gutabara umwana w'umuntu
humura nawe haracyarimo iyawe ntizirarangira. Ahari y'abantu yavuyeho iyo byo ndabyemera, iyi nshuti yavuyeho ibyo ndabyemera, iyi ibyo wari wiringiye yavuyeho ndabyemera, ariko ushobora gusanga inzira warebye ni inzira 10. Nguha amakuru, haracyasigaye inzira 990 kuko 10 zo zavuyeho. Muri izo 900 ntihaburamo inzira imwe Imana iri bucishemo kugira ngo ubukwe bube. Nagira ngo mbabwire mumushyigikire, mufata ku mafaranga yawe. Reka nkubwire, rega uko dushyigikira niko natwe rega tuzashyigikira abana bawe, niko tuzashyigikira abuzukuru bawe. Uko nanjye nashyigikiwe, abo bantu bose nta nicyo dupfana. Hari nabo ntarabona mu maso, hari n'abatarambona banzi dusengana gutya ku YouTube cyangwa se kuri televiziyo hano mu Rwanda cyangwa ku maradiyo nkorera musanzwe muzi. Ariko nagira ngo nkubwire, Imana iracyafite abantu bo gukoresha bagakora ibyacu bikabaho mu buzima. Humura komera, humura kandi uko nguhumuriza niko nihumuriza. Imana iri buduha amafaranga kandi menshi, ndetse n'abari kudukurikira barayaduha. Uze kunyandikira kuri izi nimero 07892625 0788962540 0788962540. Numpa amafaranga uzamenye ko ndi buyahe Prophet Sekazuba kugira ngo ubukwe bubi. Ubu sinkitaye ku rusengero ngiye gutangira kuko ndabizi bimwe byamaze kwishyurwa n'ibindi bizishyurwa. Nkurikije Imana yankuye mu gahinda ikankura mu mubabaro. Ndashimira Imana yampaye n'umudamu mwiza wo kunyibagiza ibyabaye, unakomeye, kuko mu rugo iwacu ibintu byabaye mushumba. Aka kantu rero iyo ngatekerezeho, uziko madamu twagabanya imirimo mu rugo, uba afite ibyo ashinzwe n'ibyo nanjye ashinzwe. Umva ibintu byabaye iyo turyamye twibereye mu buriri bwacu iyo ngatekerejeho bimbayeho inshuro zigera kuri 3. Twiryamiye na madamu nkajya kumva nkumva ikintu gikomye ku gipa, mba nacyumvise ariko mpita ndusaho gusinzira kandi nabyumvise. Kubera iki gihe sinigeze ntozwa mu bintu by'umutekano n'ibintu byo kujya kureba ibikomye. Hari ushinzwe kubikora, madamu akabyuka si wese yize iby'umutekano akajya kureba ibibaye, yewe nkisinzirira. Ubwo niko kazi ke, ubundi mu rugo niko kazi k'ibintu bigenda yarabikurikirana. Ariko nanjye iyo turi mu buriri nkajya kumva nkabona arigaragura avuga ati ibitotsi byabuze, ako kanya no guhita mfukama nkarambika ikiganza nkavuga nti Yesu manura ibitotsi kugira ngo madamu abyuka ajye ku kazi. Sinzira in the name of Jesus. Ako kanya ahita sinzira. Uzimpamvu jewe mu rugo nirukana abadayimoni n'imyuka mibi, nawe yirukana abagome n'abajura. Ubwo ni kimwe ku kindi, niwe yize iby'umutekano. Ni ibintu Mana warakoze gukora ibyo ngo mushumba John, ndakumva neza. Buriya Imana arakoze kukuma nk'inshuti. Amen. Ariko hari akantu utakandya bakita ngo no kukakurya. Hari akantu wavuze ukuntu wahise urwara diyare ukaja mu bitaro. Wavuye mu bitaro ute, wagarutse ute kugira ngo iyo diyare ikire? Bayikubonyemo byagenze bite? Oya, diyare yo ntago ari ibintu ujya kuvuga ngo bayimbonyemo. Kuko ari wayumvise nawe ku diyare ahubwo nawe waragiye umuriro watse mu nda kubera ubwoba bw'ibyo bambaza by'ibijyananye n'ubukwe. Ubwoba buraza nyine diyare ibaho. Byo ni ibintu bisanzwe abahuye n'ibibazo nk'ibyo baguha ubuhamya. Noneho ndagenda bampa imiti njya mu bitaro aho ku gatanda kuko nari indembye, bantera serumu. Noneho jewe nsenga isengesho ndavuga Mana, nararanganyije amaso ndavuga wa Mana, uhereye uyu munsi nkuye amaso ku bantu kuko nibo banteje ibi byose. Amaso nyakugaruyeho. Mana ndayibutsa ndavuga wa Mana, dore narapfushije ubireba. Mabukwe ntiyaza gushyingura umukobwa we ubireba. Ndera umwana w'amezi 9 none ageze imyaka hafi 7 ubireba. Mana mbabarira sinsebe. Ngeze amahirwe umubabaro nkuvuyemo ngiye mu munezero none mbiseberemo. Ndavuga ni kandi wa Mana narebaga kuri serumu ndavuga ntubu ndabyizeye ko umunezero uwutanze. Ikiri bumbere ikimenyetso iyi serumu ninshiramo ikarangira ntapfuye ni ikimenyetso cy'uko nkuye mu isoni. Ariko aho kugira ngo nkorwe n'isoni,
mfira ahangaha ndakomeza gucunga kuri kuko nahise mbyizera ncunga seromo igitonyanga bikwamo igitonyanga cyanyuma kiguyemo nafashe telefone nicyo kintu nari nagendanye mba nzi kubisa umufuka nkimara kuzikubita umufuka mba ndaranganyije amaso ndeba nta baganga bari bahari mu kumba narindi mpita nshakisha ahantu hari ipamba ndaribura shaka iriya spradara ndayibura apo nigira inama nkuyemo igishinge murabizi kiba giteye mu mutsi igishinge nyekuyemo kivamo iyo mbyibutse ariko aho narababaye ndabyumva ndangije amaraso rero aratungereza ndabibaza se ndabikuzanya mpita nshyiraho urutoki gutya fataho kwa wamutse urumva phone nari nakubise mu mufuka John mba ndamanutse mva mu bitaro nakagera kuri gate wa mugabo we urajya byo ni ibyabaye jewe sinjya mvuga amakuru ya story numvanya abantu ni uburyo nkubwira ni ubuzima bwanjye ariko bigereranye n'iki gihe ngerayo bakwanga kumpa inzira nkahita nkuraho amaraso yari amaze kuzura hose urumva yavaga mu mutsi manuka ngera mu rugo gatoya mpita mfata ipamba mba ndyifitiye mu nzu ndirambikaho ariko nta spradara mfite nari mfite papier kore papier kore urabizi ko kamatira namaze gushyiraho ipamba shyiraho papier kore matisha ndangije ndakaraba ndangije ndasinzira nibwo nasenze isengesho rivuga Imana koresha imbwa yo mu bakire zana amafaranga Imana nguko kuntu byagenze hagati muri ibyo mushuma reka soze tuzagira umwanya wo kuganiraho kugira ngo njye mu bindi nuko nabikwemereye ubundi sinagombaga uyu mwanya nkoresheje ariko ndashimira Imana icyo nzi cyo hari abantu Imana irokoye kubw'ibyo niyo mpamvu ushaka kukubwira ijambo rimwe muri iki gitabo kuko nicyo kintunze yewe nicyo ndebamo nkanezerwa ni nacyo nshaka kuguheramo umunezero nawe no gukomera hagati muri iki cyabaye nkubwira ni humura nta byabaye ibi ni ibikangisho bya Satani ngo ibyo biri byo byatubuza kubukwe bukomeza ijambo turisanga muri Zaburi ya 93 ndetse n'umurongo wa 4 umva ukuntu havuze ngo amajwi y'amazi menshi n'umuraba ukomeye w'inyanja Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Amen, amen. Nagira ngo nkubwire iyo Bibiliya ivuze ngo amajwi y'amazi menshi n'umuraba ukomeye w'inyanja Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Reka nkubwire hagati yuko bibye ibingibi tutanagendeye kuri iki cyo kwiba nakantu gatunguranye hagati y'amajwi y'abantu bakubwira ngo umurimo ntuzawushobora abandi bakakubwira ngo imuka ahantu abandi bakakubwira nta kuyobora urusengero ruri mu cyaro abandi bakakubwira ngo kora ibingibi hagati y'ayo majwi menshi y'uruhurirane ku buzima bwawe akubwira ngo ntuzabishobora akubwira ngo birakomeye akubwira ngo iyi si inshuti yawe kubwira ngo uyu nguyu nta hazakugeza hagati y'ibyo byose Uwiteka kuri hejuru abirusha imbaraga. Nagira ngo nkubwire komeza kwiringira Uwiteka uwo niwe uzakugeza ku cyo ushaka. Abantu bakugira inama bakurikije ibyo bashaka, abantu bagukorera icyo bashaka bakurikije n'inyungu bagushakamo, ariko Uwiteka kuri mu ijuru ntabwo ajya gutererana ngo nuko habaye ibihe bibi, ntabwo topi esitandore bo humura Imana yo mu ijuru yiteguye kukugirira neza hejuru y'abakwiba, hejuru y'ubu bukwe, hejuru y'uko bagera no mu rugo, hejuru y'urugo rwawe, hejuru y'umurimo w'Imana, hejuru y'abanyamakuru, hejuru y'ibyo mutuvuga, hejuru y'ibyo abantu badukorera. Uwiteka kuri hejuru nshuti yanjye abirusha imbaraga. Amen. Ndagushimiye umugisha w'Imana. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha kubana natwe n'amagambo adukomeje kandi uri inshuti nyanshuti. Amen. Ko nabivuga kandi nzi neza ko ikiganiro tugize gifite umusaruro. Hari ibihumbi 7 bitari byapfukamira bayari cyane kandi Imana y'amahoro iri mu ruhande rwacu. Reka rero dusenge dushimira Imana yabanye natwe ndetse no kubana natwe muri iki kiganiro. Mana ishobora byose, thank you Jesus, murengeze ubugingo bwacu. Uri Imana yaturemye, uri Imana itugejeje aho tugeze. Mana reka ngushimire kubwa Pastor John kandi uwumvisha ubutumwa wese uri mu bibazo birenze n'ibyo dufite umucira inzira, ukurikije iki kiganiro arwaye umutabare akire, kandi n'ufite umwuga wo kugira icyo yakora kimara kumva iki kiganiro umushigikire, umurinda andi majwi yamwongorera. Nyagasani ijwi ryawe ari ryo rimwongorera. Ngaho umugisha Pastor John, umugisha Felicien wabaye kuri kamera, kandi impamba nyayo TV umuntu wese uyikurikira ahabwa umugisha nawe.
Mana reka utanga umugisha, Mana reka uhindure amateka, kandi nyuma y'ubu bukwe tuzi ko tuzazamura amashimwe kuko hari ibyo umugaragu wawe yatuye, kandi waravuze ngo akanwa kacu kazatura, nikamara kwatura biremeke. Reka kuri wa munsi tuzagaruke ku Mpamba Nyayo TV tuvuga ngo ca kiganiro twabonye Imana ikora, Imana yakoresheje abantu, reka Nyagasani ubakoreshe. Ndabizi neza kubyumvise kandi kubesha agaciro, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Shalom.